nk'uko mubizi mubimenyereye, iyi ni ya channel yitwa Hope TV. Twabateganyirije cyangwa twabateguriye kugira ngo tujye tuganiraho iby'Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana, twumva ubuhamya, twumva ubutumwa bugiye butandukanye. Twabasezeranyije yuko rero tuzajya tubatumirira abahanzi, abavuga butumwa, buri muntu wese wagira icyo atugezaho, tukageraho tuva tukagera naho tugera kuwiteka. Iyi rero ni ya channel yitwa Hope TV. Reka tukwibutse gukanda subscribe, wibuke gukora ku kazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi, wibuke gukanda like, comment imbere nayo wibuke kuyishyiraho kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Rero nk'uko mubizi mubimenyereye, amazina ni yayandi, ni niyo nkunda Eric cyangwa Pastor Nzaho yankuye, kugira ngo tujye tugenda tuganira. Rero wibuke gukanda subscribe nakwibutsaga. Rero muri kubona ko nticaye njyenyine, nicaranye n'umutumirwa wacu uno munsi. Twishimiye kumwakira hano kuri Hope TV. Nk'uko mubibona ni umusore ukiri muto ariko azimana mu buryo bwose. Niyo mpamvu rero tugiye kumwakira kugira ngo agire icyo atubwira. Ariko mbere yuko tumwakira, n'ubundi nubwo ari umushyitsi, reka tumukoreshe mbere na mbere abanze adusengere, adushyire imbere y'Imana kugira ngo dukomeze. Ngaho rero dusengere mushyitsi wacu kugira ngo turusheho kugenda turyoherwa na gahunda. Reka tubaye Imana dusenge. Turagushimiye data nyagora ku ngoma, turagushimiye kubw'uyu mwanya, turagushimiye kubw'iki gihe, turagushimiye kuba tugihumeka umwuka w'abazima, turagushimiye kuba tugifise umwuka n'imbaraga biduhesha kuvuga izina ryawe. Turagushimira nyagora ku ngoma ko uburinzi bwawe bwaduhozeho. Turagushimira Mana kubw'abadukurikiranye kuri channel. Turagushimira Mana kubw'abipfuje gukurikirana kino kiganiro. Turagushimira Mana kuba gihirwa neza. Mana udufashe kitagira abo gitsitaza, kitagira abo kibera imbogamizi. Nyagora ku ngoma witwa Imana muri kimwe, muri bimuna, muri bike no muri byinshi. Yego, kuko uri Imana ishoboye, uri Imana itananigwa, ukuboko kwawe kutananigwa no gukora ibikwiriye. Reka tugusabe Mana ngo tube hafi, ubane natwe muri kino kiganiro, utwiyoborere kandi tuvuge, ntabwo tuvuga abo wewe wivugira, ntabwo dusobanura, ahubwo umwuka wawe wera bari usobanurira bifuza kumva ibihaza umutima n'ibihaza imibiri, kugira ngo ubugingo bwacu buzabone Mana, buzabone ibihembo byiza, buzabone kuba muri paradizo nziza, buzabone ko iburyo bwawe, nk'uko intumwa yawe Yesu Kristo yabitwifuruje ko nadusezeranya kwizarira kutujana ikadugeza aho uri, aho iri naho uri Mana, kuko ari hamwe ngo tuzabe impande yayo. Reka tugushimire kubw'iki gihe rero, kubw'iki gihe n'abagiye kudukurikirana kino kiganiro bose, ngo tube hagufi kandi dusobanuze, uturinde umuka mubi uva kuri wa mwanzi Satani, mu izina rya Yesu Kristo turagusaba twizeye ko bidukorera mu izina ryawe data, amen. Arakoze umutumirwa wacu kudusengera dushyira imbere y'Imana ku kiganiro kitari gito ariko kitari na kirekire tugiye kugirana. Rero natangiye mbabwira ni dufite umushyitsi, kandi narabibasezeranyije ko tugiye kujya tugira abatumirwa tuganira, tukaganira ku ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, reka tubanze tumubaze, ese ko tubona watugendere, waje uturutse hehe, amazina yawe utubwire, twumvire twebwe abamaze kumva, amaze kudusengera twumvishe hari ukuntu avuga. Ukurikije ukuntu ndi kuvuga n'ukuntu ari kuvuga, ndumva tutavuga kimwe. Mwebwe mudukurikiye rero ubu muhise mwibaza uti kubera icyo avuga kuriya. Reka atumara amatsiko. Murakoze cyane ku mazina yanje. Nitwa Niyomkiza Dani Cedric, niyo mazina yanje nitwa n'abavyeyi kuva muto bwanje. Ndi umurundi nshima Imana, ndi umusore ushima Imana nkuko nawe ushima Imana. Wenda mushobora kubaza ngo ni mwarimu eri cyangwa ni pasiteri, ni muntu ki? Oya, ndi umwe mu bashima Imana, ninsengera mu itorero rya ADPR. Yego, kano kanyambaza ku itorero rya ADPR rya Kinyinya mu mujyi wa Kigali, hakurya gato na Kibagabaga. Usengera mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali. Yego, ni byiza usengera muri ADPR. Ndi umukristo waho, kandi ikindi nkunda kuririmba. Yego, icyo kintu biri mu bintu bimfasha hakunda kuvuga Imana cyane. Nubwo tubura na byinshi bitugerageza, nubwo duhura na byinshi bibi bidukomerekereza imitima, cyangwa se bitunaniza mu rugendo, ibicantege byo ntibibura mu rugendo turimo rurakomeye murabizi.
ibicantege ntibibura eri ntabwo ibicanege byabura muri uru rugendo kubera yuko iyo urebye muri iyi si usanga harimo byinshi biduca intege cyane ariko ugiye kutubwira uburyo nyine w'ibyo bicanege ugenda bibamo bikagenda bikorohera kubinyuramo. ibicantege biba byinshi wenda ntabwo binyorohera kuko nanjye ndi umuntu nambaye ubumuntu nkuko nawe wambaye ubumuntu nkuko n'undi yambaye ubumuntu nkuko nawe we eri wambaye ubumuntu. Yego, kubw'iyo mpamvu sinakwigira umuntu ukomeye cyangwa se uhambaye, ariko uko biri kose nanjye ibicantege bingiraho, iyo miyaga incaho, iyo miyaga imbaho. Mwibuke neza muze mucunge murabe, hari igihe igihuhusi kiba ibiti bikaranduka, amazi agasiduka, ibintu byinshi bigatembana n'inkukura n'iki, ariko ugasanga harimo agati kamwe kasigaye gahagaze. Ntibisobanuye eri ko ari uko gakomeye cyane birenze cyangwa gafite ubundi bubasha bukomeye bwatumye gasigara gahagaze, ahubwo nuko bari ubugombe bw'Imana. Rero nanjye ndahari gutyo, nanjye mba mu bugombe bw'Imana, nibwo butuma ngera kuno munsi mbasha kuvuga Yesu, mbasha kuvuga Imana nkahamya, kuko mfite ubuhamya bwinshi wenda nitubona umwanya nzagenda mbagezaho, canke ninkomeza mbo umutumirwa kuri iyi TV Hope TV, nabwo nzakomeza nabwo mbibagezaho tukabisangira. Wenda hari igihe byazagufasha nanjye bikamfasha, bikagira ngo bitugejeje muri iyi nzira y'urugendo rutujana mu ijuru. Yego, niyo mukiza utubwiye yuko muri uru rugendo wagiye ubona imbabazi z'Imana. Hari ukuntu umuntu agenda abona imbaraga z'Imana akabona imbabazi z'Imana. Utubwiye yuko muri urugendo wagiye ubona imbaraga z'Imana ukabona imbabazi z'Imana. Ese niba izo mbaraga z'Imana cyangwa izo mbabazi z'Imana zarakubayeho, wadusobanurira ukatubwira, ukaduha byose muri make, ukadusobanurira ukatubwira n'uburyo turi kumva uri kuvuga ururimi rutandukanye n'urwacu. Ntabwo wageze udusobanurira, ndi kubona bamwe bagenda bambwira ngo ese ni ukubera iki atarimo kujya yatwibwira. Twibwire neza, batubwiye amazina niyo mukiza Dani Cedric, ako ntibigeze utubwira uvuka he, ntibigeze utubwira. Urabanza utubwire kugira ngo tujye twakwinjira tuganira bigiye bitandukanye. Nanjye nababwiye ko ndi umurundi nyene mvuka i Burundi. Wenda sinavuga byinshi, mvuka i Burundi ku mpamvu runaka ariko zitandukanye, ariko nyene mvuka i Burundi, ndi umurundi. Yego, hanyuma ngera ngaha na mu Rwanda nahageze ndashobora ko ndakwije nk'imyaka irikirakwira 5 gutyo, irikirakwira 5 eri, kubera ibiri yindi banza yo kuva 2015 nari ndi mu nkambi y'impunzi muri Tanzania. None narahungiye, ibibazo birakomera nyene, ubuzima bw'impunzi murabize ntabwo biba byoroshe, bimaze kudukomerana bisaba yuko n'umundi ndahava nisanga ndi mu Rwanda mu buryo bwo gushaka ubuzima. Ariko umva aho hose nagiye mpura n'ibibazo bikomeye, nagiye mpura n'imbogamizi zikomeye eri, ariko zituma nkubwira ngo nagiye mbona Imana. Amen. Umundi nagiye mbona Imana eri. Yego, nshimira Imana ko nagiye mbona Imana mu buzima bwanje. Eri nagiye mbona abavyeyi bambaye hafi batamvyaye eri, buriya Imana ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. Iyo wiringiye Imana ntacu wayiburana, iyo wiringiye Imana ntacu wayikenana. Uko waba uri kose uno munsi ubabaye, ushonje, wambara, ugenda gusa, ufise ivyo urya, byiza ndumva ico wabasha gufasha mugenzi wawe uzakimufasha. Ko nanje nagiye mfashwa n'abantu, nagenda baboneraho Imana, mboneraho umugisha, ari nabyo byatumye nkomera mu Uwiteka. Eri uko nagenda mbona abantu bamfasha mu gihe itari kiri ngombwa, ntasabye mu buryo butandukanye, eri byagiye bimpa kumva nakwiyegereza Imana cyane. Eri bituma nkunda Imana muri ubwo buryo. Yego Dani, utubwiye yuko wagiye ubona Imana, kandi kuko wagiye utubwira ko wabaye mu buzima bugoye, ubuzima bw'impunzi butoroshye, ariko niki cyagukomeje, cyagutsindagije mu rugendo kugira ngo aka kanya ubu kivuga Imana? Kuko tuzi abanyarwanda benshi bagiye batandukanye bagiye baba mu buzima butagiye bugoye, ariko muri aka kanya kuvuga Imana byabagoye. Hari ababanje kubibamo bigezeho birabananira. Wowe ni izihe mbaraga cyangwa ni ubuhe buhanga wowe warakoresheje kugira ngo ube ucyumva ukomeye? We wumva ari ubuhe mugozi ukigufashe kugira ngo wumve ugikomeye muri bibiri? Uradusobanura kugira turusheho kubyumva. Eri biragoye, sinavuga ko rubasha cyangwa se ari imbaraga nyinshi zirenze naba narabishizemo cyangwa se naba narabikoresheje, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Eri buriya kubwiriza nuko umwana w'umuntu,
sibyo yego ariko guhindura nuko Imana iri amina ko niko kuri sibyo yego aho turabyumva kumve neza umbabariro kumve neza nawe utwumva kuri YouTube channel ukumve neza akantu kubwiriza nuko umwana w'umuntu ariko guhindura umuntu ngo ahinduke yego ni mu bushobozi bw'Imana nani navuga ko nabi nkeka ndabishimira Imana kandi ndifuza nanje ko Imana yazari inkomerezamo ko turi mu isi goye turi mu isi yanduye turananizwa duhuna byinshi bigoye ariko nshimira Imana ko nanje basibye bura nkibasha kuvuga Imana yego Dani utubwiye yuko guhindura ari ukw'Imana kubwiriza kukabuka umuntu none turabona nawe muri aka kanya waje muri studio kugira ngo utubwire Imana ese wowe tageti wazanye ni iyihe tageti wazanye niyo kubwiriza gusa ukigendera cyangwa uri kugira ngo ubwirize ibyuma ntabwo bisezerana ibyuma ntabwo bisezerana kari akantu k'amarezo gato kari kabayeho ariko twakomeza so tunako ndababwira ngo kubwiriza ni uko umwana w'umuntu yego ariko guhinduka cyangwa se guhinduka k'umuntu ni mu bubasha bw'Imana yego rero muri makeri warakurambaza ngo intego naje nzanye uno munsi intego naje nzanye ndumva twavuga ku mbaraga zo gusenga ko nasanze kuba umuntu adasenga ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye ku bantu basigaye batuye isi muri no minsi dusigaye duhugiye kuri YouTube dusigaye duhugiye ku ma TikTok dusigaye duhugiye mu macano turaba bitagira umumaro ibitagira tukirengagiza ko igihe kiye kudushirana bavandi mu nshuti zanje mu nyumva mu nkurikirane mu nyumve neza ahantu dufite ikibazo gikomeye cy'uko no munsi dufite ibintu bidusamaza byinshi ku macano ama website atandukanye byinshi bitatwegeza imbere bitatwegeza impande cyangwa se imbere cyangwa se mu bubasha bw'Imana dufite byinshi bitunaniza dufite byinshi bitugusha dufite byinshi bituyovya bidutwara mu buyobe ariko reka dushimire Imana ko wenda basi tuzajya duhura na rimwe tukavuga ku Mana tukavuga no ku mbaraga zayo yego Dani utubwiye ku bintu bijyanye n'imbaraga zo gusenga utubwiye ko ariyo ntego y'icyigisho cy'uno munsi imbaraga zo gusenga ese ko tubona abantu benshi bitwa ngo barasenga abandi bakaba bagaragara nanone nk'abasenga tubonera mu ndererwamo tukabona barasenga tukabona none n'abandi bitwa ko bishushanya wowe izo mbaraga zo gusenga tuzane ni imbaraga zimeze gute dusobanure utubwire ubu noneho ni ikigaragaza yuko tunaguhaye karibu kugira ngo bimwe twagera tugufungafunga gato kugira ngo utazamuka twaguhaye umwanya noneho wabitubwiraho kugira ngo turusheho kugenda tunogerwa n'ibyo waduteganyirije Yesu ashimwe nukuri wenda umuntu tuvuze ngo umuntu tuvuge ku mbaraga z'amasengesho cyangwa tuvuge ngo ku mbaraga zo reka dufatire ku mbaraga z'amasengesho niyo titre numva nazanye no musifisi yego dufatiye ku mbaraga z'amasengesho n'ikibazo mbajije birahurirana cyane birahano bihuranira cyane nuko imbaraga z'amasengesho iyo umuntu asenga bimugeza kuri buri kintu cyose yipfuza kandi binaguha kurema mu mutima ukumva ugize wenda niba uri mu kibazo utakwivanamwo basi byibura ugira depression iragabanuka ukumva ugize kwihangana ukumva ugize icyizere ukumva ugize icyizere kikagaruka mu bugingo bwawe niyo byaba bidashoboka kumva ko bishoboka kandi niyo tubonera Imana buriya Imana ngo ntabwo ikora igihe abaganga bagikora bikibaye biri ngombwa ko abaganga bakora Imana ntiyabaharagira kwikora tugikiringiye umwana w'umuntu tugikiringiye dufate ababisi abapfumu abacuraguzi abagirane nabo bose umuntu arabiringira akiragiye Imana ntabwo ibirakora hahandi bavuga ngo ni nyuma ya zero irakora niho ubona Imana yego haya niho Imana niho yigaragariza ubundi irabanza kakureka ukiva yanga ugakora ibyo wumva ushaka ariko iyo isaha yayigeze iyi isaha y'Imana igeze nta muntu ukora nta muganga akora y'ubwayo irimanukira hakaba igitangaza yego Dani utubwiye yuko imbaraga z'Imana zihari kandi kuko twagiye tubona ibitangaza by'Imana twagiye tubona yuko Imana igikora byabindi byananiranye ibyanze gukoreka bigakorwa hari abantu benshi bajya biringira abantu cyangwa bakiringira izindi mbaraga abo bantu Dani nk'umuntu waje wifuza kutubwira ku mbaraga z'amasengesho abo bantu urabagiriye ihe nama
tugerageze abantu dusigaye dutuye isi kino gihe tugerageze duhuze ibihe vya kera n'ivya kino gihe. Nukuri pe harimo itandukaniro rinini kandi rinini cyane. Bantu b'Imana mu nyumve neza, igihe turimo kirakomeye kandi igihe turimo kiragoye. Turi mu gihe cy'iherezo, turi mu gihe cyavuzwe mu byayishowe, turi mu gihe cyavuzwe n'abavugishwa n'Imana benshi kandi kigoye. Turi mu gihe kirimo impinduka nyinshi, turi mu gihe duhura n'abavuga ijambo ry'Imana benshi bagamije mu nyungu zabo zitandukanye, babaye benshi. Rero uno munsi wa none biragoye kumenya ukuri n'ukuri, ariko nanone ntabwo bigoye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mu mbaraga z'amasengesho, iyo usenze wizeye kandi ukumva ibyo usenga bikurimwo, uko kuri wahishijwe, uko kuri wabuze, Mwuka Wera arakugusobanurira. Yego. Niyo mpamvu ikintu cyose base yacu, uko ikintu cyose kigira base yacu, no kuba mu vy'Imana, no kuhura n'ubusobanuro ku byagucanze utumvira ubusobanuro, fata umwanya usenge, wiherere usenge wenyene, ufata umwanya witunganye, wiyeze usenge. Uzabona Imana, uzabona no kuko kw'Imana, uzabona n'Imana icarico. Yego. Kandi uzagenda usobanukirwa neza, wumve ngo neza yayo ni iyi. Niyo mpamvu nakomeje nibanda cyane ku mbaraga z'amasengesho. Yego. Utubwiye nyine ko abantu bavuga Imana babaye benshi, bamwe bayivuga ku bw'amaronko kugira ngo babashe ko bagira ibyo baronka, abandi bayivuga kubera yuko bayifite mu mutima, abandi bayivuga kubera yuko bafite izindi nyungu cyangwa bagira ngo bamamare bagire aho bava naho bagera. Ese wowe ikintu cyagukanguye kugira ngo uvuge Imana uvuga ni Imana imeze ite? Wowe ni iki cyagukanguye cyangwa cyakuzanye kugira ngo ube wakorera Imana wiringiye, uyikomeremo, kugira ngo wemere uve iyo wavuye uza ahangaha guha abantu ubuhamya cyangwa se kubwira abantu ibya Kristo? Wenda ubuhamya tuzana tubuhereza abantu, kandi tuzabubaha kandi bikwiriye. Ubwo tugiye kuba ndi hafi yawe, tuzabubaha pe kandi nkuko bikwiriye kandi babyumve, ndabibasezeranije. Tuzabikora, tubakorere ubuhamya, ndabaha ubuhamya bwanje bwiza, ni ivyambayeho, ni true story. Ntabwo nzaba nje imbere yanyu ngo mbeshe ku social media, nta kamaro vyangirira, naho vyamvana naho vyangeze. Ariko ndumva kwiha Imana ari ikintu c'akamaro pe. Amayeri ukuntu aje mu Mana je nagiye mpana n'ibibazo bitandukanye byinshi mu buzima, ubundi tuzabifata umwanya mbibabwire, mu guhunga kwanje, mu buzima bwanje, muri famille nanje uko nakuze, uko nabayeho kugeza no munsi. Nagiye mpura na byinshi bigoye kandi biteye agahinda, ariko Imana niyo yagiye imbere umurengezi wanje, Imana niyo yagiye imbere. Imana wenda Bibiliya bivuga neza, yavuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumo. Ariko nanone Imana tuyibonera mu bantu. Nyumva neza nanone Imana tuyibonera mu bantu. Bitavuze ko abantu ari bo babi, oya, ahubwo nuko muri twebwe ari babi, soko bose ari babi. Eric mu byumve nje ndumva, ariko cyo kintu nabivugaho ni ukuri pe, nta kindi kintu numva nanza kuri ibi. Yego. Dani, urakoze kutuganiriza kuri ubwo buzima bw'urugendo, cyangwa se kuri urwo rugendo rw'ubuzima bwa Kristo wagenzemo. None rero muri aka kanya, kugira ngo tutaza kurambira abantu badukurikiye, reka tuguhe umwanya utubwire ku ijambo ry'Imana watuzaniye uyu munsi, kuko ndabizi umukristo cyangwa se umukozi w'Imana ntago ajya agenda atitwaje intwaro, kuko n'umuhinzi kugira ngo ajye mu murima nuko agomba kuba afite isuka. Nta muhinzi ujya guhinga yibagiye isuka. Niba tugutunguye urihangana, gusa tuguhaye akanya kugira ngo iryo jambo rikuri ku mutima watuzaniye, ndabizi neza ko rihari, uritugezeho. Niba rero wumva witeguye, waritubwira mu mwanya mutoya kugira ngo abadukurikiye batarambirwa. Ariko tukiri aho ngaho, ku bantu mwese muri kudukurikirana, twagira ngo tubibutse mukore subscribe, mwibuke gutanga na comment, kandi mwibuke gukanda na like, kugira ngo tujye tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, mu butumwa bugiye butandukanye, tujye tugenda twumva abavuga butumwa bagiye batandukanye, twese dufatanyije. Inkunga yanyu rero, nta yindi nkunga dukeneye irenze ubushobozi, ahubwo inkunga tubasabye ya mbere ni amasengesho, yindi nkunga ni ugukanda subscribe kugira ngo tugende tubana. Murabizi rero uwo muri kumwe nawe ni Niyonkunda Eric, ndetse n'umutumirwa Dani, umurundi wacu waje mu Rwanda, uwabona ari Imana yamwohereje kugira ngo aze aduhe imbaraga z'ejo hazaza mu rugendo rwa Gikristo.
Dani ni karibu rero watubwira ku ijambo ry'Imana waduteguriye uyu munsi. Murakoze cyane. Ntabwo natumirwa kuri televiziyo gutya ngende ntavuze ku Mana, nabwo nta gaciro twaba tubihesheje. Ariko wenda reka mbasige ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo ca Zaburi 23. Zaburi ibice 23. Yego. Ni igitabo ca Zaburi cyanditse na Dawidi. Ni 23. Zaburi 23 abafise Bibiliya ni page 528 kugira ngo vyihute. Haravuga ngo Uwiteka niwe mungere wanje sinzakena. Haleluya. Anjyamisha mu cyanya c'ubwatsi bubisi. Anjana iruhande rw'amazi adasuma. Yego. Asubiza intege mu bugingo bwanje. Anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu c'urupfu sinzatinya ikibi cyose. Ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Yego. Ishimbo ryawe n'inkoni yawe byo bimpumuriza untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banje. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi neza cyane. Yego. Niyo twageza ngaho iri jambo ry'Imana rirahura cyane neza n'ibintu turimo. Yego. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana uburyumva no munsi nurisoma utuje nta kibazo ufise, uragenda wumva ko nta kintu kimwe wikorera ngo wishoboze atari Uwiteka. Yego. Kuko Uwiteka niwe mwungeri wacu. Yego. Nimba umusubayeho neza si wewe, si kubwawe, ni kubw'Uwiteka we yakugirije ano magingo uri muzima, sibyo? Ubundi ngera igihe numva navuga Yesu nkarengirwa nkabukunda mwita. Yego. Sinzi ni Dawidi Dawidi yaritegereje araraba ngo asanga byose ni sawa buri uko mwita. Yego. Aravuga ngo uriya. Natwe muri aka kanya ratatwe dukurikiye ino channel ndagira ngo mbisabire mu bwira Uwiteka ngo uriya. Kubera ko Dawidi we yabuze ukuntu abivuga, arangije arivugira ngo Uwiteka Mana yanjye uriya. Abuze uko abigenza arivugira ngo Mana uriya. Mwebwe rero mukurikiye ino channel kubera yuko tubona umushyitsi afite gahunda zihutirwa agiye kujyamo, ariko ndagira ngo mbararikire ko tumufite. Uyu ni uwacu kuko arahari, agiye kujya abana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye, ndetse aracyafite byinshi byo kutubwira. Mukanya yahoza arambwira ngo aba bantu ndumva nifuza kubabwira Imana, ndumva nifuza kubaha ubuhamya, ndumva nifuza kubaha urugendo rw'ubuzima bwanjye. Ubwo rero mwebwe mukurikiye Hope TV twababwiraga ngo mukomeze mukore subscriber, mukomeze mudukurikirane, mudusharinge, kandi niba ukunda na mugenzi wawe, ijambo ry'Imana rivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba wikunda rero ukaba wishimira ijambo bikaba byakunejeje, iki kiganiro twagiriye hano, fata iyo video cyangwa se jya kuri YouTube uhite usharinga bagenzi bawe. Nushaka usharinge 5 wumva ko ukunze, nabo barebe ibi bintu tujye dukurikirana, turyoherwe twese, dusangire kuri ibi video tuzajya tuba twateguriwe. Nkuko mwari mubizi rero cyangwa nkuko mubizi, niyo nkunderike mwari kumwe. Channel ni Hope TV. Twese twishimiye kuba twakiriye umushyitsi. Dani wakoze kuza, Imana iguhe umugisha. Mwakoze namwe kutwakira, tubashimiye ku mwanya mwaduhaye. Yego. Tunabishimiye cyane. Kandi reka tutegure ubuhamya tugiye kubategurira. Ni ubuhamya bwiza, nabwira abantu ndabararikira kuzabumviriza, kuzabukurikira. Ni ubuhamya bwiza, wenda neza ni ibintu bizabuza icyo bimumarira mu buzima busanzwe, ariko ni ubuhamya bwiza buvuga Yesu bw'ubuzima bwanje. Wenda bunababaje ariko naboneyemo Imana. Nawe hari igihe wazaboneramo Imana nshuti yanje. Nawe hari igihe wazabuboneramwo gutabagwa canke kurema mu mutima bitewe nawe n'ubuzima waciyemo, ko nta muntu uba utagira ubamya yari. Hama murakoze, tubashimiye ku mwanya mwaduhaye kutwumviriza no kudukurikirana. Yesu akomeza abandindire kandi abahumugisha. Umushyitsi wacu arakoze kubw'ikiganiro twagiranye. Imana imuhe umugisha. Hari abantu benshi twagiye tubona batwandikira mu gikari bakagenda batubwira ngo uwo mushyitsi watubwiye kazaza ari hehe. Nagira ngo rero maramatsiko abantu bose bifuzaga kubona umushyitsi wa mbere uzakandagira muri studio ya Hope TV. Umushyitsi wa mbere wakandagiye yitwa Dani. Niba mwamwishimiye rero munyure muri comment munyandikire, kandi
izo video cyangwa se iyo video muyisharinge kugira ngo turushe kugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Iyi rero yari Hope TV, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda kandi tuboza ku mutima, turi hano ngo tubategurire ibyiza kandi tugere aho tubavana, tugere no tubageza dufatanyije na Kristo. Bye bye. Bye bye.